kane. Reka mamana n'ubundi adusomere igitabo cy'umuhanuzi Habakuki igice cya kabiri umurongo wa mbere kugera ku wa kane. Banyanganira gato. Habakuki kabiri umurongo wa mbere kugera ku wa kane. ego. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira kandi nzarangaguza ndebe aho ari numve icyo ambwira nuko nzasubiza kubw'icyo namuganyiye. Maze Uwiteka aransubiza ati andika ibyerekanwe ubigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisomye abyihutire, kuko ibyerekanwe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya. Naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Dore umutima we ubishyize hejuru, ntumutunganiyemo, ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Amen. Amen. Ubarikiwe sana. Umurongo arangirijeho niwo uri kuri flyer wa kane, ijambo rivuga ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Niryo jambo twiga rivuga ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Umuhanuzi Habakuki, murimo kunyumva? yego turabumva. Yego. Umuhanuzi Habakuki wanditse iki gitabo, wavuze ubu buhanuzi, yari afite ibibazo bibiri. yego. Ikibazo cya mbere yari afite umutwaro w'ibyaha ubwoko bwabo bw'abayuda bwakoraga. Bagakora ibyaha, bakoraga ibyaha bitandukanye, ariko cyane cyane bishingiye ku rugomo, ibyo bita violence. Bagakora ibyaha byo gukiranirwa, cyane cyane ibyo bita injustice, gukora ibintu by'ubutabera. Bagakora ibyaha byo kugira imanza zigoretse. Ibyo byaha byose bikubiye muri ibyo n'ibindi byaha byinshi bari bafite, bikababaza umuhanuzi, akabona ubwoko bwe burimo burakora ibyangwa n'Uwiteka, kandi Imana ikabibona ikanabimwereka. Noneho yamara kubimwereka mu gice cya mbere arasenga abaza Imana ngo ese kuki uje ukomeza unyereka ibyo ubwoko. Ibya kandi kuri Imana ye byose, ese washize ibintu mu buryo aba bantu ukabashyira ku murongo ku buryo bareka gukomeza gukora ibyangwa n'amaso yawe. Ibyo byaha rero ngo byaramubabazaga, bigatuma ataka, agasenga arimo gutaka, agatakira Imana, akinginga Imana, akabaza ngo ese ku murongo wa 5 n'umurongo wa 6 baravuga ngo Imana noneho kugira ngo imusubize ishyire ibintu ku murongo, ahubwo igisubizo kidasanzwe iramubwira ati umva, aba bantu uburyo bwo kubashyira ku murongo ni ukubahana. Nzabahana, ngiye kubateza Babuloni, ikindi gihugu, amahanga akomeye azabasenya. Imana iramubwira ngo nzahagurutsa Abakarudayo, ngo ubwoko bukaze, ngo kandi nzabakoresha iby'urugomo, ngo baze bampanira Abayuda. Ati nicyo gisubizo nguhaye, nzabakubita inkoni kubera ibyaha bakoze. Noneho ikibazo cya kabiri yari afite ikibazo kiri ku murongo uhereye ku wa 12 ukageza ku wa 17. Akabaza Imana ngo ese none nimba ari uko bimeze, wewe wabyemera yuko abanyamahanga, ese abo bantu ugiye kuba dukubitisha nibo bakora byiza kuturusha? Kuki wemera ko abanyabyaha baduhana? Kuki wemera ko abakora ibyaha ndetse birenze ibyacu aribo badukorera ibintu bibi? Kuko barazaga bakabasenyera, bakabagirira nabi. Noneho ahubwo akabaza Imana ati kuki udacira urubanza aba bantu bakora ibyaha birenze n'ibyacu, hanyuma
imana ati ikibazo ni iki no mu yandi magambo mu ijambo rimwe umuntu yavuga ngo Habakuki yari afite ibibazo bishingiye ku ijambo dukunda kwibaza twese ngo kubera iki imana uza wemera ibi, kubera iki wemera ko abantu bapfa, kubera iki wemera ko amatungo yacu abakarudayo bayanyaga, kubera iki wemera ko igihugu cyacu bagisenya, kubera iki wemera ko abantu bakorera ibyaha mu nzu yawe. Ibyo bibazo twese tuzaba tubyibaza tukabiburira ibisubizo. Nawe yari afite ibibazo bisa n'ibyo ngibyo. No ku murongo wa 13 arataka cyane mu masengesho yiwe, aravuga ngo kiki ureba abakora ibyaha ukabihorera. Ari ibyo bibazo abantu benshi baza babyibaza, ariko kandi imana rimwe na rimwe ikicecekera. Yumvishije imana yicecekeye muri ibyo bibazo byose yayibazaga ngo kubera iki ibyaha mu bwoko bwacu, kubera iki wemera tukarengana, kubera iki wemera ibyago bikatubaho ukicecekera. Twatangiye dusenga, numva umubyeyi umwe umupapa arasenze, kandi uwo mubabaro duhora tuwusenga niyo dusengera igihugu cya Kongo. Nkariya amagambo yavuze menya ari nkayo Habakuki nawe yari afite, ati kuko uza wemera ko ibintu bitubaho bisa nk'ibi ngibi. Nawe yumvisha imana icecetse mu gice cya 2 ngo afata umwanzuro wo gusenga. Uyu mukozi w'imana yari adasanzwe. Ari igihe abantu babona imana yicecekeye naho bagaceceka ngo irabizi nyine, ariko we ntabwo ari uko yavuze ngo irabizi. Afata uwundi mwanzuro wo gusenga akarushirizaho, akongeramwo mukazo mugani w'abaswahili. Umurongo wa mbere w'igice cya 2 aravuga ngo yavuze ibintu bine. Avuga ngo nzahagarara hejuru y'umunara. Haleluya. Amen. Amen. Nzasenga mpagarare. Mbega guhagarara hejuru y'umunara niyemeje gusenga ariko nkamera nk'umurinzi. Ya numva hano mu Rwanda no mu bindi bihugu arabamama bafite itsinda ryitwa ngo nabarinzi, ryiza cyane rishinzwe gusengera ibihugu, abarinzi. Nawe ni nkawe yaravuze ati none ngiye gusenga ariko mbere n'iki gihugu nzahagarara hejuru y'umunara. Icya 2 aravuga ngo muri uko gusenga kwanjye sinzacika intege, ngo ahubwo nzarindira. Icya 3 aravuga ngo nzategereza. Nzasenga ariko ntegereza, nzarindira sinzarambirwa, ngo nzategereza ngo ndebe, nzarangaguza amaso yanjye nge ndeba, ngo ariko ntege n'amatwi ngo numve yuko azumva icyo namuganyiye. Urumva yari yagiye mu masengesho yamaramaje avuga ati noneho ntabwo nzava imbere yiwe atanshubije. Ariko muri ayo masengesho ni nkaho yari yahinduye strategy, yari yahinduye ingamba z'amasengesho. Ati noneho singiye gusenga mfuka cyane, ntawuzi nimba yajya gasenga apfukamye cyangwa yicaye, ariko yavuze noneho nzajya nsenga mpagaze, mpagarare ntegereze, ndindire ndebe numve icyo Uwiteka azambwira. Rimwe na rimwe ari igihe abantu basenga ariko bagahindura n'ingamba z'amasengesho. Njya nibuka umugaragu w'Uwiteka Mose mu gitabo cyo Kuva igice cya 17, igice ngira ngo ni cya 7. Abameleki bahuye n'intambara y'Abameleki. Iyo ntambara ya mbere bari bahuye nayo, bandi bari bamenyereye iby'urugamba, bari bazi aho abanzi bazaturuka nuko bazabarwanya. Abwira Yoshua ati genda wowe uje kurwana nanjye, umurimo nsanga we ni wa wundi wo gusenga, ndagenda ku musozi nje gutakira kambira Uwiteka. Ariko ageze ku musozi yari yahinduye noneho ingamba zo gusenga, akajya asenga arambuye amaboko kugeza ubwo amaboko yarushe, ashigikirwa na Aroni na Huri. Azamura amaboko. Ubwo buryo bwo gusenga bwari uburyo budasanzwe, urugamba barutsindisha ubwo buryo yari arimo asenga, azamuye amaboko ariko azamuye n'inkoni y'Imana. Urabona ko Habakuki nawe yari yamaramaje, yari yavuze ati sinzava imbere y'Imana itansubije, sinzahava nta kimbwiye, sinzahava, nzategereza ndindire. Ariko ibisubizo by'Imana yeme biratangaje. Ntimuzarambirwa no kuzinduka ngo musenge ngo muvuge ngo dusenze igihe kirekire. Imana buriya ari igihe iza usenga igasubiza yego, hari n'ikindi gihe iza gusubiza no, igahakana, ikaguha negatifu. Negatifu buriya iza yishimirwa gusa iyo ugiye kwa muganga wari uzi ngo ufite ikirwara gikomeye bagasanga ari negatifu utawishimye nta ndwara babonye. Ariko ubundi kuja gusenga Imana ikaguhakanira, ikaguha negatifu, harawacika intege. Ariko hari n'ikindi gihe Imana igitanga ibisubizo bya tegereza. Ego. Mu
masengesho ya Habakuki muri iki gice cya kabiri hahandi mama yadusomeye Imana yamusubije negatifu. Nimwumva ukuntu yamusubije no yaramuhakaniye iramubwira ati ibyo wasengeye ibyo wamaramarije ngo uzarara uhagaze ngo utegereze dore uko bimeze. Iramubwira ngo dore igisubizo icya mbere ngo ibyo ngiye kukubwira ubyandike kugira ngo bitazatakara, ariko ngo ntubyandike gusa ubimenyeshe n'ubwoko bwanyu ubibabwire ubabwire igisubizo nguhaye. Aramubwira ngo ibyago ntibizabura kuza. Wagiye gusenga ugiye gutegereza urindire urahagaze kugeza igihe wumvishe icyo Imana ikubwira, none irimo irakubwira ngo kandi wagiye kuyibaza ngo kuko ibyago bitubaho. Imana iramubwira ngo ibyago ngo ntibizabura kuza, ngo habe nubwo bizatinda bizagira gute bizaza. Ati kandi ikibi kimenye uwo nguwo ngiye kubateza uwo mwami w'Abakarudayo ngo muri we hahagaze umutima w'ubugome. Ati cyo ni ikimenye kikubwira ko azaza kabasenya kurushaho noneho bya bindi mwari musanzwe mutaka ngo se ko batugiriye nabi. Ati ibyago bigiye kubibwira abandi babwire ko aricyo gisubizo nguhaye, unabyandika ubibamenyeshe wabwire ngo ibyago bigiye kuza. Ari wewe umaze iminsi usenga uhagaze ku musozi urabaza Imana ngo kuko ibyago bitwugarije kuko ingorane zingana cyanyuma ikakubwira ngo noneho bigiye kuza ngo nubwo byatinda ubibabwire ko nubwo byatinda bizaza. Nuko nimwumve igisubizo cya Habakuki. Imana iramubwiye ngo ibyago bigiye kuza kurushaho. Igisubizo cyiwe n'uriya murongo wa 4 tugenderaho uvuga ngo Habakuki amaze kumva Imana imushubije gutyo ntiyacitse intege ntiyasubiye inyuma, ahubwo yaravuze ngo ndabyumvishije ngo nubwo bizaza bikomeye kurenza uko byari bimeze, umukiranutsi wanje azabeshwaho no kwizera. Haleluya, haleluya, haleluya. Yashubije neza yemwe umukiranutsi mu byago azabeshwaho no kwizera. Igihe imirima itakiriho umukiranutsi azabeshwaho no kwizera, igihe banyaza amatungo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Kwizera niko kuza gutuma abakirisitu bahagarara mu kigeragezo. Buriya ibigeragezo ikibazo ubwacyo si ikibazo, uburyo tukitwaramo nicyo kiza gitera ikibazo. Arabahura n'ibibazo bisa ariko uburyo abantu babyitwaramo. Hari uhura n'ibyo bigeragezo n'ibyago agacika intege, ariko Habakuki aravuga ati uko bizaba bisa kose umukiranutsi azakomeza ahagarara imbere yawe abeshweho no kwizera. Amen. Hari abakristo babeshejweho n'amateraniro yashira byabo bikarangira. Hari abakristo babeshejweho nuko bagendera muri nyacuka muri nyarwinshi amasengesho yabo hari bagashuha, abandi bataorganiza amasengesho bigakama. Ariko mu bihe bikomeye abantu bakizera, ariko ibihe byakomera by'intambara n'igihe cyo gupfusha no kugira ibyago bagasubira inyuma bakabivamo. Ariko Habakuki aravuga ngo umukiranutsi w'Imana azagaragarira muri icyo gihe cy'ibyago bikomeye kuko azakomeza ahagarare ku kwizera. Haleluya, haleluya, haleluya. Mpamvu umukiranutsi azahagarara ku kwizera. Ukwizera ni amaso areba ibyo abandi bantu batabona. Igihe abandi babona imisozi, ayo maso akareba hirya y'umusozi akabona ko hari ibisubizo. Kwizera ni amaboko azasingira ibisubizo by'Imana utarabishikira, ugatangira gushima uvuga ngo ndabishikiriye kandi utarabyakira. Ngo aravuga ngo umukiranutsi azakomeza ahagarare neza, azitwara neza mu kibazo. Ari umuririmbyi witwa Israel Mbonyi, mwese muramuzi, ari mu kuririmba indirimbo yise ngo nitamini. Iyo ndirimbo yarayiririmbye aravuga ngo nitamini, ngo hata kwenye uvuli wa mauti ngo bado nitamini. Ukinijibu maombi ngo nitamini, ngo hata usipo nijibu maombi ngo bado nitamini. Ngo ninyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu nzizera, nzakomeza nyizere. Ngo Imana ninyibwira ikumva ikansubiza ngo nzayizera, ariko ngo nubwo nayibwira ntisubize ngo bado nitaendelea kuamini, nzakomeza nyizere kabone nubwo yo bitashije. Haleluya, haleluya, amen. Umukiranutsi azabeshwa nguko uko umukiranutsi azahagarara mu kibazo n'igihe itashubije ukomeza ukizera. Tuzakomeza tuyizere kubera iki? Kuko nubwo twasenze ibisubizo bikaba bitinze, ariko tuzakomeza tuyizere duhagarare nka Habakuki. Icyo nicyo kiza kigaragaza itandukaniro ry'abakirisitu. Umukiranutsi azakomeza agahagarara no mu kigeragezo agakomeza akizera. Umwanditsi wa Zaburi ya 85 umurongo wa 5 Zaburi ya 84 umurongo wa 5 uvuga ngo hahirwa abiringiye Uwiteka, wahirwa n'abafite imitima mu mitima yabo inzira z'igisiyoni. Aravuga abiringiye Uwiteka, abakiranutsi
abakiranutsi bizera uwiteka ngo iyo bageze mu bibazo aravuga ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka iyo banyuze mu kigeragezo iyo banyuze mu mwijima ntibaza batera induru ngo baza bagihindura amasoko iyo banyuze mu butayu ahandi abantu batabona ubuzima bo bahabona ubuzima ico gikombe baza bagihindura bakagihindura amasoko aho kugira ngo bakibone ko ari igikombe cy'umwijima bagatembeshamwe amasoko ikindi aravuga ngo bene abo ngabo abakiranutsi bafite kwizera biringiye uwiteka ngo iyo banyuze mu bikombe iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka aho kugira ngo batentebuke bacike intege aho kugira ngo bavuga amagambo y'amanjwa banduranye bazimure bongo baza bagenda bagwiza imbaraga ngo buri muntu wese wo muri bo haleluya Amen. Amen. buri muntu wese wo muri bo azagenda agwiza imbaraga imbaraga zikiyongera umukiranutsi wanjye azabeshaho no kwizera kuko no mu bigeragezo ntatentebuka ahubwo imbaraga ziriyongera Yego. urumva nawe haba kuko Imana iramubwiye ngo ibyago bigiye kwikuba uko byari bisanzwe none baravuze ati ntacyo bintwaye njyewe umukiranutsi ndabizi azakomeza akomere mu gice cya gatatu arasenga arongera arasenga yongeramo imbaraga ntiyacika intege arakomeza arasenga aravuga ngo uwiteka we ku murongo wa 2 mu gice cya gatatu ngo hembura umurimo wawe hagati muri iyi myaka uyu ni umwaka wo gusenga umwaka wo kwinginga Imana ngo ihembure umurimo wayo Pasiteri Tito yaratubwirije mu cyumweru gishize wa 5 no kwa 6 muri iyi burake avuga ibibazo abantu bafite n'ukuntu bacitse intege n'ukuntu barimo barasubira inyuma umuntu yumva birakomeye ariko aravuga ati twibuke ibyo abatubanjirije ibyo batubwiye byo kuva muri twebwe Habakuki nawe yaza yinginga Imana ati Mana turakwinginze uhembure umurimo wawe hagati muri iyi myaka mu bihe by'ibibazo mu bihe bikomeye umurimo wawe ntuzime uwongere uhembure imitima y'abantu kugira ngo abakiranutsi babashe guhagarara mu kibazo ku murongo wa 16 n'uwa 18 agaragaza mu gice cya mbere n'ubundi agaragaza uburyo no mu gice cya kabiri agaragaza uburyo aba bantu Imana yari yarababwiye ati ibintu bigiye gusenyuka abona uburyo i Babuloni hasenya igihugu cye areba ukuntu abantu bacitse intege ariko we ntiyacika intege ntiyareba ku bugari bw'ikibazo ahubwo agomeza gutumbira ku Mana ye kuko yari yizeye kuko ari Imana ikomeye mu gice cya gatatu umurongo wa 17 noneho aririmba indirimbo z'amashimwe kuko yari yamaze guhagarara ku kwizera avuga ati nubwo basenye ibintu byose bikarangira niho handi yaririmbye aravuga ngo naho umutini utatoha abantu bari i Buraya nibo bazi imitini nanjye hari genza njyayo nkayibona igihe cya winda nk'iki gihe cy'imbeho nayo izayuma kimwe n'ibindi kuriya dufitwe imizabibu natwe turakwamba twuma amababi agashira kandi umutini ntabwo bazayitera buri mwaka se nka kujya ku bigori cyangwa ibishimbo ni igiti gihoraho kigahora cyera ariko igihe cy'imbeho kizacyama cyuma nacyo kikamera nk'ibyo biti bindi kikuma neza ukabona n'agati karaho ndetse kameze nk'agafite amafu ariko igihe imbeho ishize kakongera kagashibuka kakongera kakera imizabibu abantu bakayirya bakarya bakanywa na za vino bazabavina n'imitobe yayo noneho rero amangwa n'ubwo imitini nubwo igihe cy'imbeho cyoshira imitini igihe abantu bategereje yuko ishibuka ngo imere imbuto nubwo yakwanga gushibuka itatoha ntishibuke inzabibu nazo ntizera imbuto zazo igihe abantu bategereje ko imbuto zera ngo basarure nazo nubwo byoshira bigashira ngo bagahingira ubusa imyelayo ibyo ni ibiti byo muri Isiraheli bagahinga bategereje umusaruro ntibagire icyo babona imirima ngo ntiyera imyaka ngo intama n'amasho bigashyira mu biraro ariko murumva hari haba hasigaye umurahinga ntimugire icyo mubona intama zigashira amasho agashira hameze nk'ahandi nyine ahandi duhora dusengera buri gitondo bigaragarira amaso y'umuntu ubona byararangiye nta buzima mu yandi magambo ni nk'aho Habakuki yaravuze ati nubwo ibintu byose bigaragarira amaso y'umuntu byoshira bikarangira ariko mwumve wa mukiranutsi uzubeshwaho no kwizera aravuga ngo nta kabuza ko nishimira Uwiteka ngo nkanezererwa Imana y'agakiza kanje haleluya Amen. nubwo byaba bikomeye nubwo iby'amaso yacu ategereje nta buzima bitanze
nubwo mu ngo zacu hahura ibibazo imyelayo amashyi agashyira mu biraro ngo ntakabuza ko nishimira Imana y'agakiza kanje kanezererwa Imana y'agakiza kanje nta kizatubuza kwishima nta kizatubuza kwizera tuzahagarara turirimba iriya ndirimbo y'umuhungu wacu Mbonyi natwe dufatanye nawe tuvuge ngo tutaamini tu ikijibu maombi tutaamini hata usiponijibu maombi tutaendelea kuamini nidusubiza yego tuzahimbaza nidusubiza negatifu ntabwo tuzayivuga tuvuge ngo dukomeje kuyizera nivuga ngo dutegereze tuzakomeza dutegereze ngiki kiza kigaragaza ko umukiranutsi ahagaze neza mu kibazo nicyo kidutandukanya n'abandi kuko ibyago tubisangiye n'abandi bo mwisi bose intambara nziza ziza ngo zigere ku bakristo gusa gupfusha ntibibageraho bonyine kurwaza ntibibageraho bonyine n'ibindi bibazo n'ubukene ntibibageraho bonyine tubisangiye n'abandi ariko ikidutandukanya ni uburyo twitwara mu bibazo n'uburyo dusubiza haba kuki uburyo yashubije yaravuze ati uko byaba bisa kose umukiranutsi azakomeza ahagarara imbere yawe kuko uri Imana ikomeye ntiyacika intege akomeza no gutekereza abakristo rero mu gihe tutarabona ibisubizo tukomeza tugasenga duhagaze ku munara nk'aba kuki tugategereza ibisubizo kandi tugakomeza tukizera y'amaso areba hirya y'amaso atumbira hirya ahandi abandi babona ko ari umusozi nka kurya Yoshua n'abandi batasi bagiye gutata bakaza babona umusozi w'ibibazo bati we tubonye abantu barebare ahubwo bazajya batumire bunguri batumire nk'imitsi nk'abaye barya imitsima ariko Yoshua na Kalebu baravuga ati yeme nimba Uwiteka twishimira nimba koko duhagaze neza imbere y'Uwiteka ntacyo bazadutwara suko nabo batari bababonye Yoshua nawe yaravuze ati twababonye ni barebare koko ariko yari afite andi maso avuga ngo hirya y'aba bantu barebare bafite ibigango bafite amaboko hirya y'iki kibazo cy'umusozi hariho Uwiteka ukomeye Habakuki nawe nta kindi yabonaga gusenyuka kw'igihugu akabona ibyo babakorera imirima yabo bayiranduye amatungo yabo bayatwaye ariko yari afite amaso ahagaze neza andi maso areba hirya y'ibyo bibazo akabona yuko abakiranutsi bazakomeza bakizera Imana nubwo byaba bisabwe Imana iduha umugisha kugira ngo mu bihe bikomeye turimo kunyuramo byaba ari byo mu miryango yacu byaba ari iby'abana bacu byaba ari ibyo gupfusha byaba ari ibyo kubura abavandimwe byaba ari ibyo gusenyerwa nk'ibyo twabonye byaba ari ibyo gutatana nk'uko Abisirayeli nabo baratatanaga duhagarare mu bigeragezo tumere nk'aba kuko tuvuge ngo tuzakomeza twizere tuzakomeza tuyiringire uko bizasa kose niturya tugahaga tuzakomeza tuyiringire ntibizadutera umurenge ariko niduhura n'ibibazo ibyo dufite twigashira nabo dufite bagashira tuzakomeza tuyizere Imana iduha umugisha kugira ngo dukomeze tuyizere reka dusenge Imana nitasimama kwenye munara nione lile atakalolifanya nitasimama kwenye munara nione lile atakalolitenda Haleluya nitasimama kwenye munara nione lile atakalolitenda Mana yacu turagushima tugushimiye yuko muri iki gitondo wongeye kutwibutsa yuko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera hari ibyaha bituma abakozi bawe bacika intege ibyaha byugarije abantu mu bwoko bwacu mu bihugu dutuyemo ibyaha bitigeze kubaho barabibwirijwe mu cyumweru gishize aho abantu bagore kukuri bakuzi bagakora iby'urugomo ibyo byose abantu barabireba amaso yacu agacika intege hari icyerekezo cy'ubuzima bw'urubyiruko tureba tukabura icyerekezo hari ibihugu bisenyuka kubera intambara abantu bakabura ibyabo bakabura n'ababo ibyo byose bigaca intege abantu ariko nubwo byaba bikomeye ijambo ryawe ridushubije mu intege riratubwiye ngo dusenge dutegereze ariko kandi nubwo ibyago byaba bigakomera umukiranutsi akomeza ahagarare ku kwizera turemera imitima ifite kwizera mugaragu wawe Dawidi yarakubwiye ngo ndeme mu mutima musha muri uyu mwaka tukwinginga guhembura umurimo wawe turakwinginze guhembura imitima icitse intege
twongere tugire imitima ifite kukwizera. Amaso yacu areke gukomeza kubara ibibazo, amaso yacu areke kureba imisozi iri imbere yacu, ahubwo hirya y'iyo misozi turebe Imana ikomeye. Amaso yacu areba ibisubizo kuruta uko twareba ibibazo. Mana, hagurutsa abagabo n'abagore bafite umutima uri nk'awa Kuki, bahagarara mu bigeragezo bakaririmba ngo nubwo ibyo byose byaba nta kizatubuza kukunezererwa wa Mana we. Urakoze kuganirije imitima yacu. Sabiye umugisha abantu bose babonetse imbere yawe bakumva ijambo ryawe. Ndasenze ngo umwuka wera wawe undugira imbaraga zisobanura kuruta uko abantu basobanura. Arimeze mu mitima yacu, ari dusobanurire, ari twumvishe, ritugirire umumaro, ritugirire icyo ritumarira muri iki gihe. Uhembure umurimo wawe, uhembure itorero ryawe, uhembure abakozi bawe abananiwe kubera ibibazo, abacitse intege, abo twatangiranye urugendo batagikomeye. Wongere ubahagurutse amaso yandi, baremerwa andi maso n'imitima misha ibasha kureba ibisubizo, ibasha kureba kuri Imana ishoboye byose. No mu gihe utadusubije ibyo twasenze, uduhe gukomeza kukwizera, kuko ntabwo twakwizeye kubera ibyo uduha, wakwizeye kuko uri Imana ishobora byose, kandi uri Imana ukaba n'umubyeyi wacu. Ushimwe kuri inshuti yacu kandi uri amahoro yacu. Mana,